Papa Sava. Washatse aka episode nkagukoma. Akaje twaragakoma. Kurya mwana. Stop. Ubwo byarangiye guhindutse baye ikigiye kireze. Stop. Ninga. Ziruziye mani izo nka. Ako bitebyawe ko turi umwana. Haribo, mureke tumve twifotoze. Fana mu mvugo kuyo bagashinze. Monde position. Turashaka hano. Hano, watwereka niwe chef nimwizire hano. Ngenda bajya hagati. Zamukoresheje hano haruguru. Igiki? Na mama savuga. Shize hano wakanda. Wima unaga havamo. Hano harashitse. Mo. Nuwe wasi tukara ko. Wowe no kurema. Basi ndafata ifoto yawe. Yose wabuze yarangiye. Oya nabona. Nese wawe twereka amagambo. Gwina hano hasi yanjye. Kandi bicindi tuba tugiye umuntu bitari bibereye muramumenya hagati yanyu ariko mukajya mwanga kumukura bayi ugasanga ngo ngano mugatuza bashyizeho ikintu kimeze nk'ikibwa Atungi akagwa hasi ya 5 kumuherekeza ugiye Kwirebye ntabwo nge nazire akundi mubo mwa utabikiza amakarita uretse gato wiza amakarita urayazi nushaka kujya ukina ebyiri ngarure musa iyi ndayinyutse ningi ndayihembye ngaho akira mani nonse oya urajya mu cyangwa nagujyamo akadukomeze nacyo turi mbere okay sawa Nakore kwenda rigabanuka. Nuko gisanye hanyuma y'isaha nyine n'imvura. Subahohotera umugore. Umugore se ubona usibye harassment. Tanganyika ifite ubujyakuzi. Abantu bose Gustave n'ubugame bwase. ngaho kina ni uriye Nakina. bakira fata icyo Nakina. bitonde Tamukorera hanyuma rero hasigaye ikibazo kusigaranye ebyiri mfite imwe Gustave aracyariho. Reka yarapfuye. Yo y'u Burundi. Gustave ni Yapfuye Gustave y'u Burundi nuzi ko bayiteze yaraganitse. aho duheruka bayiteze ni andi abazungu bayiteze amaferabe buretse ngaho ngero ukina Dore nonge nakina. si bwana irya hose we ubundi buza amakarita bwana irya hose irya hose sitari true nese ruwa pina rwa inazarya muri fake nose G bwana irya hose itari ko hanze gutsindwa je ntabwo nanze gutsindwa ahubwo zamushiranye Yarapfuye. bakayi Hari nindi noneho yabaga muri nuza ubwo muri Nile. yego Iyo noneho yari ikaze kurusha. Aranzi ko yapfuye Gustave. icyo uri kurya ikarita kongera ukazigarura kuki wasigaranye siturufu mfite iyo wari wayikina iyi usikwingi nayikinnye bwa mbere nkirya none se nyine Urumva tugasigara tuganira. Nyuma y'akanya mana kabaraje ati papa Sava tabare iwawe amahana arabaye. ndi kuyikina kabiri uri gukina izo wariye ukongera ukazikina none se sindi kuzinambika rero Habaye iki umuntu yishuye. Ninde se wishuye? Yamaye. Nakazi kandi ababwo no kubite ubisobanura. Bigenze bite sigiye tukibaza ati reka da. Ndimba atiyiciye umuntu muri dushe. Muri dushe. Ni izina ry'Imana da. Guteze. Mu gihe tukiri muri ibyo ngibyo ndimba takabaciyeho yirukanga agatabwira ariko mwe ko mudahaguruka ngo mutugende. siko ari baguruka bo urutoki rwa rufuka na kilometero zihagaze Barwana gace paradingo ko. citro ukazira hari no wishaka Ari umuntu utari mu rukwano usibye nyina gitariro. abarega n'aka kazi muze kujya mu gutya bakavuka no mu ruhango Manude. Manu.
Sabima wazanye situra niyo kuka filime za filime ya gakondo gakondo urumva nyobewe gutaka k'umuntu wenda unizwe n'umuntu uri kwituma n'unizwe n'uwizihiwe gusa ubwo urumva kuko ugiye nkoreye muri hano no mu byumba nyobera ubu mu Rwanda n'umubaradingo bimba twazanye se niba uri kuvuga none se mwazanye ari hehe tuza bimba ntabwo ubonye ririya huruturi naje kubaga none se wabwe hagize ubwiragira gitarira zana atarakareka ntabwo yaza yafunze ntabwo ari buve araja hese ko kugira gitaranze gusohoka yikingiranye ngo ntabwo yasohoka ngo paka mwese mushizeho ngo arasohoka nka saa 6 z'ijoro ubwo noneho bafite story mu gikari umubwira nyiragitarira zihari batimukongera ahubwo muratinda ari impanuka cyangwa Joseph Njata cyangwa bisigaye bibanga abantu barongoye abandi bigatiki ubwo sinzi nimba ari bunyishyira nayo icyumba murebe mama sapa murebe ko wagira ngo barimo benga ibitoki niwumva bikomeye duhamagare ma ese ndimbati yavuye hano arazajya kumeza abona ifite ibigingi mano cyangwa niwo mubaradinze shaka mano yanjye managira umuntu ni mano mubaradinze none se si mu byumba nyine none se byakora arukecuru ngo rutaka nabi uramurugaje ariko arukecuru runataka nabi sha mugome mu byanyu komeza muvumo ariko umaze gusinda ikibazo ni kariya gahunda cyangwa ikibazo ni mwebwe ubundi ahubwo ko bakwiye kurongorwa n'imfura iriya mpfunya mwayikuye cyangwa hanyuma wambaye neza urabona mo kwatuzanire mani ngwino mwe gutekereza ikintu twaba tujyana ushaka kuzatsindira nyine ibi y'abafite bajye mu marushanwa yo gutera ko nta nimba byari ufite ku munwa ureba abana ba nyiragitari ikondera Sabimana aya Sabimana rawutakaza byari igikoresho mu bakinyi ubona badafite igihaha igikoresho cyakoreshwaga kugira ngo mu bakinyi ubona bashaje bagikoresha bakora icyo bita inkuru z'ibwami inkuru za mu Rwanda cyabaga gikoze mu ihembe ariko hari impungenge abafana b'amahanga Simon urabona pastor atari mu kibuga cyakoze wenda nkavura pastor ashobora kuza kuva mu kibuga agahita wera yes ninde wundi se wakwicara Ramazani aragucenze Ramazani arazamutse Ramazani wirukanka n'ibondo rikanyeganyega shyiraho pasiteri nk'izako mushyire muri defense pasiteri atakumva umutwe pasiteri hari yafunze umupira kumutwara ufunze vuga mamba Sabimana ari sabima urahita uzutabaza ati papa safa abaye igise kandi mwana abaye ko hari umuntu arahwereye indi vevese oya umuntu arahwereye indi se uwo ni ibisigo bavugaga aya magambo si ibisigo ni ukwisiga ntabwo uzi bino bintu bavuga wenda zirashokera rubanda zirashokera umwami se niba wakiva ntabwo ubizi ibyo bintu ni ukwisiga biriya rero nuko bamanuye igicubamo hasi bagira ngo akijugunyire undi uri hehe utarababwisha nubwo burabubwisha kwisiga kwisiga
mujya gushira isoni mutangira kugira ngo mwakuze. Niyo twacinye mu cyumba pastor akavuga ngo arakaze. Omva. Pastor akaze byahere. Niko iyo mujya gushira isoni mwigira bakuru. Ubwo no kugira ngo bakureke mbuciye akenge. Wageraga aho ngaho ukajya wisetsa. Dore bagasiga ibitwenge byanjye. None nirebye ndi mu rugo narasetse. Iyi story mbayeho kabisa. No. Yawe kuri zicyancekeje. Nacekeje n'ukuntu namubwiye wakanu ngo umusatsi washizeho n'uruhara rwashize. Ngo njyewe ubwonko buri hafi. Ubwonko nimo burangaye. Ubwonko burenda gusohoka. Ubwonko buri hejuru.